eshatu iyo zihuriye mu maraso zirema imisokoro mu magufa yose. Ahantu hambere ibi bintu bikiza ni mu mara matoya, aha kabiri bikiza ni mu mwijima, aha gatatu bikiza ni ukoroshya amara manini, aha kane bikiza ni ibibyimba byo mu aka gapapuro muri kureba kanditseho imiti y'umubiri w'umuntu wose mu mezi abiri akaba arangije kwa Mutaraga. Ubwo aka karabananira ntabwo kanditse imbere n'inyuma, ni hano imbere gusa. Ngiye kubivuga nitonze nambi sobanure, ngiye kubavurisha inzira nibwira ko mutamenyereye, n'inzira nshya. Ni inzira bavurisha icyo bita règle hebdomadaire. Ni gahunda igendanye n'icyumweru. Umuntu muri kureba burya rubatse akaba yubakitse kuri gahunda zirebana n'icyumweru. Mwakurikiranye neza. Ubwo mu muntu nuko ameze, munda uri munda ya nyoko babari by'umweru, yarangiza bityo nuko bigenda. Yewe n'abaganga bavura ku cyo biti cy'umweru. Cyatumye rero nshaka ngo nibura mwumva ibi bintu. Umuntu afashe pome imwe, tungurusumu eshatu aramutse adatwite, na karote imwe, yabahurije hamwe imbaraga z'ibyo kurya zifite amabara atatu akomeye. Ibara ry'umweru w'ikijuju rya tungurusumu, iry'icyatsi kibisi rya pome, iry'umuhondo rya karoti. Izi mbaraga eshatu iyo zihuriye mu maraso zirema imisokoro mu magufa yose. Ikiremye imisokoro mu magufa yose kiba gigiye gutanga imbuto z'amaraso z'amoko yose. Ahantu hambere ibi bintu bikiza ni mu mara matoya, aha kabiri bikiza ni mu mwijima, aha gatatu bikiza ni ukoroshya amara manini, aha kane bikiza ni ibibyimba byo mu mutwe, aha gatanu bikiza ni amaso areba neza, aha gatandatu bikiza ni uko amagufa akomera, aha karindwi bikiza ni uko amaraso yawe aba yuzuye. Uzabikora none, ubikorejo bundi uzabare gahunda y'iminsi 7. Ubu urangije nushaka uzabishyire muri gahunda ya mu gitondo bo, ariko kumanywa aho bamaze kuhatubuza nuko yiteko rije n'icyaha kiba kije. Ubwo ahubwo murava saa 7 bya saa 8 barababwiye ngo kurya bimaze kurenza saa 3 umuntu amahane aba yamaze kugira ate kwirirwa. Rero cyakora ntacyo bitwaye, nose ko usanga hari n'igihe umuntu aba yashaka. None se nk'iyo umuntu abyutse ari kuvuga ariko nguri bumvugeho none, sibyo? Ubwo ntaba yamaze kuyashaka. None ubwo se bavuga ngo yabonye yabahombye. Murankundira ubwo ibi byubaka uruti rwo mu rwego rwita A. Impagarike y'umunsi cyo bita skeleti iba yuzuye, imitsi iba yuzuye, imihore iba yuzuye, ingingo zose zasubiye mu mwanya wazo, nta rwarenga umupaka. Ndacyari kuri pome, tungurusumu na karoti. Kubaba bakora muri za biro tungurusumu ikabibanukira, muje muyikatakata muyivange n'umunyu muyikuremo umwuka mu wasigayemo. Kubatinya ko n'undi yabanukira nibagerageze kuyifata, yarangiza bayivange na pome n'ubundi gabanya izo mpumuro. Mwakurikiranye neza? Noneho ibyo uzaba wivuye bihagije. Icyumweru kirarangiye ndatambutse. Ubwo ku kwezi hasigaye ibyumweru bingahe? 3. Icyumweru cya kabiri ni onyo, indimu, akayiko gato k'ubuki n'ibiyiko 2 by'ibihwagari. Onyo, indimu, akayiko gato k'ubuki n'ibiyiko 2 by'amavuta y'ibihwagari. Iyo umuntu amaze kubona impagarike aba agomba kwinjira muri gahunda y'ubwenge, kuko n'ubundi waguha impagarike itagira ubwenge n'ubundi iyo mpagarike wayica bitewe no kubura ubwenge. Niyo mpamvu kubw'iyonyo iri mu bwoko bw'ibintu bitunganya urusobe rw'imitsi yumva, icyo bita système nerveux. Yarangiza indimu ikagira uruhu rurimo ikintu bita lycopene n'ikitwa terpene, bibereyeho gutuma amaraso y'umuntu agira akantu kameze nk'isizo gatuma umubiri utarenga umupaka, urugingo rutarenga umupaka rwagenewe, ikaba mu bintu bikingira kanseri. Ubuki buri mu bintu bikomeye cyane bituma umuntu atagira akajagari mu bwenge, kandi umutima ugatera neza bitewe na B ya 8 n'iya 9 bibamo. Ubuki bukagira B ya mbere na B ya 5 bituma umuntu ashobora kwisubiramo nubwo wabana n'abaguhisha uko bakubonye.
buriya hari abantu badategereje ubaragira, ahubwo ubwo wenyine yamara gutaha akongera abangwa nahuye runaka arambaza cyangwa musubiza buriya se n'ubupfura navuze nabi byagenze bite, ubu akaba agarutse ese kuriya nagenze ndi kwinjira mu modoka ngasoni kundi wari uri kwinjira n'ubupfura uko yambonye se niba yari umwizera nibyo. Ubu hakaba n'abandi bigendera gusumuje umwe nk'ingurube, buriya ntabwo igira igufa ryo mu gikanu, iyo yikanze iriruka kugira ngo irebe aho ivuye, ikikanze irahindukira, ntabwo igira n'umutsi wo mu kurebera abantu. Hari abantu mu buzima bwabo unamubajije uti subira mu byo wakoze uyu munsi nawe urebe ko wabitunganije, ntabwo yomenya uko yavuze n'uko yakoze n'uko yatanze amazi araho gusubira ibintu. Bene aba bakeneye ibyo kurya byo mu bwoko bwa onyo n'ubuki bivanze, amavuta y'ibihwagari ari mu rwego rw'ibitera ikintu bita bien-être physique et spirituelle, umubiri w'umuntu ugubwa neza n'ubwenge bwe bugatuza. Iyi si muri kureba ifite akajagari ko kwiyenza. Umuntu udatuje mu bwenge aramutse adasaze yagwara n'ibijugu, kuko nawe tekereza wowe wicaye nk'umubyeyi abana ari 5 wikoreye ubuhuje hamwe amezi 9 mu nda n'imyaka 2 yo kumwonsa, nyuma no kumutesha yaguye yagize ate ukabirundarunda, wajya kubona ukabona byirutse ashaka kubabaza, udafite rutangira watahiye utageni. Wicaye nyoko akavuza impundu yakubyaye, akavuza impundu yabyaye ugukurikira, akavuza impundu yabyaye ugukurikiraho, wajya kubona imodoka wabyiruka ukabona batangiye kurwana, wakwibaza niba ari bo bavuye mu nda bikakuyobera. Ukeneye ibintu bisaba kuba byo bita amortisere bigukandagiraho kugira ngo ibijugu bye kuza. Ukeneye amavuta y'ibihwagari. Ayo mavuta y'ibihwagari iyo yivanze mu maraso y'umuntu abuza amaraso kuremera, akayabuza kwipfundikanya, akananura imitsi, akayibuza kugira inda ntoya ihombanye ngo agire icyo bita sclerose, maze abantu ntibazarwara indwara za paralizi. Iyi kire ya kabiri iri mu bintu bikingira ibibyimba, ikaba mu bintu bizibura imitsi, ikaba mu bintu birinda indwara z'ibicuri, ikarinda mu bintu binabivura bivura bya bibyimba, kandi umuntu agahora nicyo bita rendement psychologique complet, ni imiterere y'ubwenge bwo gutunganya ihora ku gihe. Kimenya ngo naramukanye bike imbere simpazi, uyu muntu yangwaho, uyu yankoraho, ibi byangura ngwa nabi. Ibyo babwire ko umuntu udafite ubwenge bumugira inama, nubwo bamuha abajyanama 1000 ntacyo bamugezaho. Icyakora abakuru bari baragenzuye baravuga ngo uwahannye wumva ajya agira ngo yarushije abandi guhana. Iyo ni gahunda ya kabiri yo kwivura ukarangiza iminsi 7 nabyo. Ubwo ku kwezi hasigaye ibyumweru bingahe?